agafilimi kacu kugatangiye afande wacu mukunama hano uyu yahise amujugunyira watermelon wana uwo bajugunye watermelon ahita karenga rero sasa atereka hindi wo gacwa we yigira nkaho nta kibaye Rudomoro wacu ngaba rero sasa afande atangira gukata ibyakata kumbu kwa kata arurimo kukarenga muri buno buryo Muhoza Patrick ngaba rero sasa nguwo yarakarenze Muhoza Patrick wacu afande wacu bari gukata watermelon Muhoza Patrick we nubwo buryo agendamo rwose ukurikira unareba akantu ku kandi nyabuneka agafilimi ko nuko gatangiye wana yaramakinze ngo uve kubiyi dunia afande we aracyakata watermelon wana yikate neza witonze afa ngabo Muhoza Patrick we yarerekeye rwose ntabura agafite uko yerekera afande wacu wakomeze gukata watermelon ariko nkubwira ngo nyaboneka ibuke gukana subscribe kuko ari ingenzi cyane aya basi afande itegereza uriya muntu uri hariya hirya afande wacu mu kurangara rero iki cyafashe watermelon mu kuyifata gatsimbanyi wacu yaraje aracyitegereza Gabriel sasa uriya muginga ari mu bikira gatsimbanyi wacu yigira inyuma mu gake gake ngavo wana gifata watermelon kitsimbaho kiyitsimba afande wacu wararangaye cyarayitsimbye muri ubwo buryo wana afande byo wibyitaho twikomereze afande wacu wakomeza gukata watermelon muri ubwo buryo rwose yitonze ukurikira unareba akantu ku kandi aya basi ngabo akiriye watermelon ni nziza cyane ngabo iki rero gikura mu mufuka gikurayo kashi kiramwishyura wana ako kanya gifata gaze yacyo igicupa cya gaze kirerekera kirigendera ngabo gatsimbanyi wacu wanuka cyitegereza wana afande wacu yitegereje neza yabonye hari watermelon imwibura wana ibi ni biki kandi yasifu yakiriya rero sasa iki kirahindukira niko garukana nkubaze sha niko amaye nka data iki nuko cyagarutse afande wacu arasatira wana afande wacu araza yitonze we niko sha watermelon zanjye ko zarenye nkaba mbonesha tubigenze gute rwose shatu se kandi byebwe mbizi iki mwoka cyaramwitakanye wana afande wacu atangira gushakisha muri ubwo buryo rero sasa biramucanga niko urashaka kumbwira ngo na watermelon yanjye wabonye nayo nabonye rwose wana afande wacu atangira kugicakaza gusa yarahebye afande wacu rwose ntabyumva neza afande Steve wacu wana afande rwose cunga neza je nta byawe ntwaye ngabo rero nuko cyamubwiye ngaho igendere nta kundi kirangije gifata cya gicupa cya gaze nanone kirongera kirakarenga bamwita Rudomoro wacu yakoko yafande ku manywa y'ihanga izuba riva kumva uko agenda rero uwitwa gatsimbanyi wacu nuko ari kumwitegereza wana muri ubwo buryo nuko yakarenzaho gacwa we atangira gukurikira yitonze gatsimbanyi wacu Rudomoro nawe aragenda muri ubwo buryo kumbi yakurikiwe ngabo gatsimbanyi wacu atangira kumwoga runono yitonze urave kubeye dunia rero sasa agafilimi ko bakise de watermelon nyine watermelon nkuko byumva aya basi kumbi barakwereka icyitwa cyande cya Muhoza Patrick cyarazika muri buno buryo karitsiye zo nizo wana cyaje gicapa mugungu zaza urebe wana kiraza kibuno mpamaguru rwose kita kitsimba hano nk'abandi barara bose araka Muhoza Patrick wacu wana iyi watermelon ndayitsindira byanze bikunze wana gitegereza mugenzi wacyo hano kumbi ku rundi ruhande barakwereka uwitwa Rudomoro wacu nawe yarahageraga muri ubwo buryo kandi yitonze wana ngabo sasa gitereka ibyo gitereka hanyuma nacyo gikuramo watermelon yacyo wana nawe ndakwemeye de nawe wayitsindesha koraha kabisa ngabo rero sasa ibi uko bikora ibyo byose ari uwaje ubikurikiye gatsimbanyi wacu ukurikira unareba akantu ku kandi nyaboneka gatsimbanyi we yigize rambo ku ngufu wana nubwo burya azamwo kandi yitonze gatsiri wacu bafata watermelon imwe barayitsimba rero batangira kubita iyi ngiyi muri ubwo buryo wana bitonze baragabana kandi vubana cyane wana batangira gufekenya watermelon bitonze cyane uko bafekenya rero watermelon ari uri kuza muri ubwo buryo gatsimbanyi wacu
aba bo bararya ngo uve kubiyi myaka wumva uko barya gatsimbanyi wacu nakujya wana yitonze cyane. Aba nabo bakomeza kurya rwose gatsimbanyi wacu ahita aza koma kino wana umva mwana nababonye nanjye mume kabisa mume kweri ariko ufite ubwenge sha tuva imbere toka. Baramwirukanye rero ngaba rero sasa we nagukubita shagenda bari banamukubise habuze gato. Gatsimbanyi wacu yahise agenda atabyumva neza. Gatsiri wacu bamukuje agenda yanarakaye cyane wana bino bisigara hano rero sasa birya. Gatsimbanyi wacu arakarenga agenda muri ubwo buryo. Gatsiri wacu aba bo bararya wo gatwa we wana barariye ngo uve kubiyi myaka wana barangije bafata ibyo bafata rero baravuga ati yisigaye reka tuyihorere hanyuma tujye gukora feri nkuko twabigenje kare wana ubusa ni wowe ugiye gufata iki? Ni wowe ugiye gufata igicupa cya gazi. Ngabo rero sasa nta kindi cyakurikiyeho rero usibye kwita babishyira mu bikorwa. Aya basi twagiye sha noneho nta bintu byinshi bahise bamacinga barerekera. Abahungu bacu rwose bafashe hasi hejuru mu gukokora. Umwe yanyuze uruhande rumwe undi anyura urundi. Urave kubiyi duniya rero sasa Rudomoro wacu ndetse nandi na Moza Patrick. Afande wacu we ku rundi ruhande rwose ari gukata watermelon niziwe neza kandi anaryaho yitonze. Ziraryoshye kabisa. Kumbi cya Moza Patrick cyaramwitegerezaga muri ubwo buryo. Ngaba rero sasa kirasatira cyitonze abandi barara bose. Moza Patrick wacu ukurikira unareba akantu ko kandi nyabuneka anako nkubwira ngo ukore subscribe nimba uri mushyashya kuri ubu butaka nako kurica no wana agafilimi ko karakomeje. Ngabo YouTube channel yacu rero ni Kwizera Rwanda official. Udukurikire rwose ntari yaje iki cyaraje kiratereka mwaramutse afa wana ndashaka watermelon kabisa. Kumva uko baganira rero sasa hari undi wanyuze y'ibicaka inyuma y'izi ndabo. Ngabo rero sasa nubwo buryo azamwo haraka Rudomoro wacu nubwo buryo rwose yajemo nkandi maninja yose. Wana ukurikira unareba akantu ko kandi wo gacwa we akirasha banzu yipfunyikire kabisa. Ngabo rero sasa afande kujya gupfunyika rero iki cyafashe watermelon kijugunyira mugenzi wacyo hirya gifata nindi kitagitsimba mu gicupa cya gazi. Urave kubiyi myaka kitakigira nkaho nta cyabaye. Afande we hano rwose dore ngarapfunyika akira kiriya ngaho mama faranga cyihuse rero sasa gikora mu mufuka rwose fasita kitakigira gute kita kimwishyura kashi ziwe. Afande kwitegereza neza ibi ni biki kandi uyaterura ibyo aterura wana arigendera. Afande we harabira mucanga wana uko agenda rero kumbi hari uwanyuze inyuma arakarenga. Uwitwa Rudomoro wacu yarakarenze nguwa harenga. Afande wacu yasifuye kino buretse gato iki kiratereka niko watermelon zanjye ebyiri zose zari ziri hano zigeja. Afande rwose ntabyo nzi dore iyo mfite ningi tuguze. Afande wacu aragiye isako wana kigize nyoni nyinshi ngo nta kintu kibiziho. Kumba ku kanya hari uwaje. Gatsimbanyi wacu afata cya gicupa cya gaze aragipfundura wana watermelon zita zigaragara. Ngabo rero sasa afande arebye abona watermelon ahita afata kino kiginga niko wari unyiryeja. Ngabo rero afande byaramucanza kubita umugingo urushyi rwiza cyane kandi rw'inzove. Afande wacu rwose yitegereza watermelon cyari kimwibye aravuga ati wa muginga kuva nakaye nawe wanyibye kweri. Ngabo rero sasa afande wacu rero nta kindi yagikoreye yahise agitambikana bubi na bwiza kandi vuba na bwango. Agafilimi kacu nako kagera ku musozi wako mbabwira ati nyaboneka mwirinde kwiba kuko nakeza kabyo. Ndabakunda cyane mwe mwese twabanye Imana ibandebera icyoroshe. Ciao.